Ufite ibiro bingahe aka kanya ngo nkubwire ingano y'amazi ugomba. Igihe wumva unaniwe nabwo jya unywa amazi kuko bifasha ubwonko gukora neza no kongera imbaraga. Hari abantu bumva bananiwe bagahita banywa inaji cyangwa bakanywa cita cyangwa bakanywa ibiki biriya bintu byose byongera imbaraga. Inshuti ya Big Grace TV, mu gihe wumva unaniwe, mu gihe wumva ubwonko butameze neza, mu gihe wumva ufite umujagararo w'ubwonko, iyi ni inama nkugiriye. Tukugire hano kuri Big Grace TV, jya ubanza unywa amazi. Ubu rero nk'abantu bakunda kunywa akabyeri, agacupa, abantu banywa inzoga, abantu banywa alcohol, abantu banywa agasembuye, sinzi ukuntu mukunda kwita inzoga, byaba bitangaje uretse ko bitashoboka kumva umuntu yavuga ngo ntabwo ajya anywa inzoga ngo anywe n'amazi, ngo iyo yanyweye amazi ngo, ariko burya mu bantu ba mbere bakeneye kunywa amazi ni umuntu wasomye ku gacupa. Niba ufite ibiro 45, nywa litiro n'igice y'amazi ku munsi. Niba ufite ibiro 72, nywa litiro 2.3 by'amazi ku munsi. Niba uri kugenda urengerana ufite ibiro 81, byaba byiza ugiye unywa litiro 2.6 by'amazi ku munsi. Ufite ibiro bingahe aka kanya ngo nkubwire ingano y'amazi ugomba cyangwa se ukwiye kunywa ku munsi, ariko ubanza ari ugomba kuko hari amazi ugomba kunywa ku munsi, kuko umubiri wacu igice kinini kigizwe n'amazi. Umubiri wacu ikintu dutakaza cyinshi ku munsi ni amazi. Rero mbwira ibiro byawe hasi aho ngaho muri comment nkubwire ingano y'amazi ugomba kunywa ku munsi. Iyi ni Big Grace TV, ndi Marie Grace Bagambake. Ndacyashimira cyane abamaze gukora subscribe kuri ino channel. Imana namwe bashyigikire mu byo murimo byose, nta wigira. Nawe kanda kuri subscribe kandi no kuri iyo nzogera uzajya ubona notification buri uko dushyizeho video. Tuzicuza kubana natwe muri aka kazi dukora ka Big Grace TV. Iyi tuyifata nka duhugurane. Kunda kunywa amazi. Hari umuntu ukubwira ati ngenza yanywa naruhamye cyangwa se nywa amazi sindi umuhoro, ariko ibyo bintu banza bitakibaho. Ngo amazi ni amatyaza muhoro. Ibyo bintu ntabwo bikibaho muri uyu mwaka tugezemo, muri iki kinyejana tugezemo, uko burya umubiri w'umuntu ugizwe igice kinini n'amazi. Nje kubikuvira imuzi n'umuzingo. Hari abantu usanga bakubwira ngo ugomba kunywa litiro n'igice ku munsi, ugomba kunywa litiro 2, ngo ugomba kunywa litiro 3, ariko ntago ari ihame. Ntago ari ihame. Abana bagira amazi bagomba kunywa ku munsi, abantu bakuru bagira amazi bagomba kunywa ku munsi, ariko reka twemeranywe ko kugira ngo unywe amazi ahagije angana nayo umubiri wawe ukeneye, biterwa n'ibiro ufite, biterwa n'uburebure ufite, bigaterwa n'imyaka ufite. Icyo cyo ni no comment, icyo niko kimeze. Uburebure ufite, imyaka ufite, ibiro ufite, naho uherereye, ikirere cyaho uri, hakiyongeraho na eta yawe urimo, eta de santé. Niba uri muzima ugomba gukurikiza ibipimo za kukubwira, ariko niba unarwaye urumva hajyaho umwihariko. Iyo urwayeho hari n'igihe biba ari ngombwa guhita bagutera amazi, bagutera serumu, burya amazi aba yagushizemo. Niyo mpamvu ugomba kunywa amazi uri muzima cyangwa urwaye, ariko amazi ugomba kuyanywa kubera ko amazi ni ubuzima. Ni igice kinini cy'umubiri wacu kigizwe n'amazi. N'ikimenyimenyi, umuntu wavuye cyane, umuntu wakomeretse cyane, umuntu wakoze impanuka, ifire ya mbere babanza kuguteramo amazi, kukongeramo amazi. Niba ufite diarrhée, niba wagize vomisoma cyane, babanza kukongerera amazi binyuze mu buryo bwa serumu. Rero nizere ko nta muntu udukurikiye ukivuga ko amazi atari ibintu bye. Amazi ugomba kuyanywa. Hanyuma mpereye ku cyitonderwa, ubundi nkunda gushyira icyitonderwa nyuma, ariko burya ibara ry'inkari uri kwihagarika, ibara nicyo kimenyetso kikwereka niba unywa amazi ahagije, niba unywa amazi mu rugero rukwiye. Inkari zigomba kuba zisa n'umuhondo woroshye cyangwa zibonerana. Naho niba inkari zipika zifite icyuka, niba inkari ari umuhondo nyamuhondo zitanda veri kuba umukara bwayo, ntabwo uri kunywa amazi ahagije, kandi ako gato uzakamanura uhagurutse. Kunywa amazi ugomba kuyanywa
ni ingenzi mu buzima bwawe. Igihe cyiza cyo kunywa amazi ngo ni ukunywa amazi mu gitondo ubyutse, ukanywa ikirahure cy'amazi ukibyuka, bifasha umubiri kongera gukora neza nyuma y'amasaha menshi usinziriye. Ibyo ntabwo tuje kubirwanya, nibyo. Ikintu cya mbere uzajya ukoza mu kanwa nyuma yo kureba ino video, rwose ujye ubanza unywa amazi. Hanyuma mbere yo kurya, burya nabwo ukonsewa, konseye kubanza kunywa ikirahure cy'amazi mu minota 30 before lunch cyangwa supper. Mbere yo kurya w'iminota 30 burya uba ukwiye kubanza kunywa ikirahure cy'amazi. Bifasha mu igogorwa ry'ibiryo kandi bikakurinda kurya byinshi. Ikindi cyitonderwa ntangiriyeho ni ukubwira ko mbere na nyuma y'imyitozo ngororamubiri, kunywa amazi mbere yo gukora siporo, mu gihe uyikora na nyuma yayo, byunganira umubiri watakaje amazi. Igihe wumva unaniwe nabwo jya unywa amazi kuko bifasha ubwonko gukora neza no kongera imbaraga. Hari abantu bumva bananiwe bagahita banywa energy, cyangwa akanywa cita, cyangwa akanywa ibiki, biriya bintu byose byongera imbaraga. Nshuti ya Big Grace TV, mu gihe wumva unaniwe, mu gihe wumva ubwonko butameze neza, mu gihe wumva ufite umujagararo w'ubwonko, iyi ni inama nkugiriye. Tukugire hano kuri Big Grace TV, jya ubanza unywa amazi. Ibi bintu birajya ku murongo, biristabiriza. Kunywa amazi mu buryo bwiza bisaba kuyanywa buhoro buhoro kandi mu bihe bitandukanye, aho kuyanywera menshi icyarimwe. Hari umuntu ufata icupa cyangwa gurude ya litiro 3 agashyira ku munwa, akagotomera, agatereka aya mazi. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Umubiri uhita umera nk'uwatewe, uturemangingo n'utunyangingo byose bigatumanaho bigahuruza biti kabaye. Uyu ugotomeye amazi menshi cyane gutya, ikintu cya mbere cyaza hari urakizi, ni impyiko. Ubundi amazi afasha impyiko mu gusukura, ariko iyo wayasutsemo gutyo, umva impyiko zirahazaharira bikomeye, bikaba byanakuviramo uburwayi. Jya unywa amazi gahoro gahoro, ntabwo ari byiza kunywa amazi ingunga. Kandi rero nshuti ya Big Grace TV, ntukajya unywa amazi ari uko gusa wumvise inyota, kuko inyota ari ikimenyetso cy'uko umubiri watangiye kugira umwuma. Biba byiza niba wicaye mu biro, biba byiza niba ugenda, kuba ufite akagurude karimo amazi, kuba ufite ikirahure cy'amazi, kuba ufite agacupa karimo amazi gateretse iruhande rwawe, ugenda usomaho gake. Uri ku rugendo ni byiza kuba uyafite. Ukora akazi k'imbaraga ni byiza kuza gusoma ku mazi, ariko ntunywe ingunga, ugotomere. Ibyo ntabwo ari byiza. Ubu rero nk'abantu bakunda kunywa akabyeri, agacupa, abantu banywa inzoga, abantu banywa alcohol, abantu banywa agasembuye, sinzi ukuntu mukunda kwita inzoga, byaba bitangaje uretse ko bitashoboka kumva umuntu yavuga ngo ntabwo ajya anywa inzoga ngo anywe n'amazi, ngo iyo yanyweye amazi ngo. Ariko burya mu bantu ba mbere bakeneye kunywa amazi ni umuntu wasomye ku gacupa. Umuntu wanyweye inzoga niyo muntu wa mbere ukeneye amazi, kubera ko inzoga abantu benshi bakunze kuzinywa bajya kwihagarika kenshi. Hari n'abazinywa bakabira ibyuya, ariko sigaye kunywa ibintu bituma ubira ibyuya nabyo ntacyo. tunywe less. Ariko abantu banywa basoma ku kabyeri, basoma ku kirahure, banywa ku nzoga, nimwe ba mbere mugirwa inama yo kunywa amazi, kuko mutakaza amazi menshi. Ntumare kunywa inzoga ngo ube wayisomye wayihamije, ugende mu rugo umutwe wamenaguritse n'ingingo zashize, uryame ku bw'amahirwe nubyuka ngo wongere ubyukire ku nzoga. Kabyara we, banza unywa amazi. Ntutegereze kuyanywa unageze mu rugo naho waguze inzoga, burya n'amazi barayafite. Wasoma ku mazi, wanywa ku mazi, mu gitondo ukabyuka unywa amazi, birakurinda kubyukana, biri mu bifasha gukira hangover. Ariko nanone biba bigaragaza ko wikunda. Niba wasomye ku kabyeri ukanywa n'amazi, urikunda, kuko bitabaye ibyo umubiri wawe wahura n'ingorane zo kubura amazi. Gusa amazi umuntu mukuru akenera si yo umwana akenera. Umubiri w'umuntu ukenera amazi bitewe n'imyaka ye, uburebure, ingano ye n'aho aherereye, ibiro bye na etat de santé arimo nabivuze. Ikindi amazi abagabo bakenera si yo abagore bakenera.
nubwo waba ufite imyaka 40, uyu mugore nawe afite imyaka 40 ntabwo mukenera amazi angana. Amazi umugabo akenera kunywa siyo mazi umugore akenera kunywa nubwo baba banganya imyaka. Gusa njye hari ubwo najya nemera bya bipimo tubona abantu kenshi bavuga hirya no hino ngo umugabo agomba kunywa litiro 3 ku munsi, ngo umugore ngo akanywa hagati y'ebyiri n'ebyiri n'igice ku munsi. Biterwa n'ibiro byawe, imyaka yawe, uburebure bwawe, etat de santé urimo. Umubiri wacu burya wabyemera utabyemera, igice kinini n'amazi kigize umubiri w'umuntu. Wari ubizi ko 31% bigize amagufa y'umuntu harimo amazi? Ubwo ni ubwa mbere wari ubyumvise ko mu magufa burya mu bintu bigize amagufa harimo n'amazi ku kigero cya 31%. Ni ikigero kinini. 73% by'umutima w'umuntu bigizwe n'amazi. 75% by'ubwonko bigizwe n'amazi. Ibyo bivuze ko umubiri w'umuntu mukuru ku kigero kiri hagati ya 55 na 60% biba bigizwe n'amazi. Ibipimo mvuze niba utabyumva neza wongera usubize inyuma ho gato, ariko umubiri w'umuntu ukeneye amazi umunsi ku munsi. Muri rusange umwana ukivuka we burya 75% by'umubiri we nibyo biba bigizwe n'amazi. Impamvu umuntu wese akenera kunywa amazi ni uko umuntu ku munsi atakaza amazi menshi. Uti gute Marigra? Iyo ubizi ibyuya uba utakaza amazi menshi. Mu kwayura uba uri gutakaza amazi. Mu kwitsamura hasohoka utuzi. Nuko tuvuga gutya haba hari utuzi turi gusohoka. Iyo warize hari amazi asohoka. Iyo watranspire nyine mu gutranspira, mu kujya mu bwiherero, mu kwihagarika ibikomeye ntabura mu tuzi, no mu kwihagarika, mu kwituma, mu kunyara hasohokamo amazi. Ibyo bivuze ko dutakaza amazi menshi. Nubwo rero mu byo dufungura bimwe na bimwe habamo amazi nyirizina, mu mboga, mu mbuto, ariko waba wariye imineke ingahe, waba wariye umwembe, waba wariye pome, waba wariye n'ibindi biryo bindi turya, dodo, wariye amashu, wariye intoryi, wariye iki, ariko ibyo ntabwo byasimbura ko ugomba kunywa amazi. Si byiza gusimbuza amazi ibindi binyobwa kuko umubiri wacu ntubikenera ku kigero nk'icy'umubiri ukeneramo amazi. Ukavuga ngo niba inyota ikwishe ngo reka ngende ngura akaji, niba inyota ikwishe ngo reka ngutomere ikivuguto, ngo niba inyota ikwishe ngo reka nywe ntabwo amazi agira ikindi kintu cyasimbura mu mubiri. Wageze ku rwego rwo kumva ufite inyota, burya unywa amazi. Si byiza kunywa amazi ari uko ufite inyota gusa, ahubwo uko wicaye jya uba ufite amazi hafi yawe uri ku rugendo. Noneho ku mugore utwite byo ni akarusho. Twumvise ko uruhinja ruvukana 75% by'umubiri w'umwana muto ukivuka bari amazi. Ubaye utaranyweye amazi utwite byo kaba ari agahomamunwa. Si byiza na gato kunywa amazi menshi icyarimwe, byangiza impyiko. Bisaba gusa kuzajya usomaho gake gake, ikikwereka ko umubiri uri kuyakira neza ukanayakoresha neza. Ujya kwihagarika kenshi, bitari cyane bidakabije, ariko kuyagotomera ingunga n'ibibi. Abantu rero bakunda kwiyiriza ubusa basenze cyangwa se babitewe n'izindi mpamvu, ngo biba byiza ku mugoroba ubanje kunywa amazi mbere y'andi mafunguro amasaha 2. Tuvuge niba wafashe amasengesho yo kwiyiriza ukavuga ko uri bugeze saa 12. Saa 12 ugisoza banza unywa amazi. Numara kunywa amazi wenda saa 2 aba ari gufata andi mafunguro. Aho ngaho urabugiriye neza umubiri wawe, kuko muri kwa kwiyiriza burya nta nubwo ari byiza, ntabwo bikwiye gukorwa gusa n'umuntu wasenze. Twigeze tubikoraho video hano kuri Big Grace TV. Kwiyiriza ubusa bifasha umubiri kwisukura. Ibinure biba byaribitse mu mubiri birakusanywa, imyanda iri mu mubiri ibona umwanya wo gukusanywa. Noneho rero iyo urangije iyo fasting
biba byiza kubanza kunywa amazi, kuko ayo mazi unyweye noneho ya myanda yiriwe yikusanya hirya no hino, ayo mazi atuma bibasha gusohoka. Niba wabikoze mu rwego rwo kugira ngo utakaze ibiro, aho ngaho biba bibaye successful. Iyo nyuma ya fasting ubanje kunywa amazi, ya myanda igasohoka. Niba waniyirije ariko kubera impamvu runaka harimo no gusenga ukabanza kunywa amazi, nabyo ni byiza kuko uri kugirira roho neza ariko n'umubiri ukawugirira neza. Banza unywa amazi, imyanda ibanza isohoke yiriwe yikusanya, ujye wafata amafunguro hashize nk'amasaha 2, biba byiza. Burya rero ugize impamvu ituma utakaza 1 cyangwa 2% by'amazi, uba utakaje ikintu kinini. Uba ugomba kunywa ayasimbura byanze bikunze niba wikunda. Niyo mpamvu wagize vomisoma, wagize diare, wagize accident, icyambere akorerwa ari ukumutera serum. Amazi ni ingenzi ku buzima bw'umuntu, nubwo bivugwa ko nta ntungamubiri agira, ariko ni ngombwa kuyanywa kuko umubiri w'umuntu muzima wese uba ufite hagati ya 60 na 70% mu biwugize ari amazi. Nakubwiye ngo iyi ni Duhugurane Big Grace TV. Cyakora mu gihe umuntu yakoze imyitozo ngororamubiri, usabwa kuyanywa noneho nk'itegeko, kuko umubiri watakaje menshi. Nakora ino video ejo ndimo nyitegura, hari umuntu wambwiraga tuzatuhe n'ibintu by'imibare, hari aho ngo bajya basoma bakabibona, nanjye hari aho nabibonye. Ariko reka mbahe wenda iyo nahisemo kubaha uyu mwanya kuri Duhugurane yacu Big Grace TV. Nkuko hari aho mbibonye, umuntu ufite ibiro 36, biba byiza unyweye litiro n'ibice 2 ku munsi by'amazi. Niba ufite ibiro 63, nywa litiro 2 ku munsi. Niba ufite ibiro 45, nywa litiro n'igice y'amazi ku munsi. Niba ufite ibiro 72, nywa litiro 2.3 by'amazi ku munsi. Niba uri kugenda urengerana ufite ibiro 81, byaba byiza ugiye unywa litiro 2.6 by'amazi ku munsi. Waba ufite ibiro 91, litiro 3 z'amazi ugomba kuzinywa ku munsi. Niba ufite ibiro 100, rwose litiro 3.3 ku munsi z'amazi ugomba, usabwa, ubwirizwa uzinywa. Niba ufite ibiro 109, ubwirizwa kunywa byibuze litiro 3.5 z'amazi ku munsi, n'ibindi. Burya n'abana baba bagomba kunywa amazi, na niyo mpamvu iyo tubohereza ku ishuri tubaha gurude n'ubundi bikoresho bindi bitandukanye kugira ngo nabo baze kunywa amazi. Bajya bagira umwanya wo gukina, baba bari ku zuba, baba bakoze urugendo, baba bari bukore urundi rugendo. Ni byiza ko ubafasha nabo kunywa amazi kandi ku munsi, ukanagenzura ko amazi bajyanye bayanyweye. Bagomba kunywa amazi abana kuko nabo barayatakaza. Bagomba kunywa amazi nabo kuko umubiri wabo urayakeneye. Wari uzi burya ko 83% by'amaraso y'umuntu bigizwe n'amazi. Niba wagize ikintu gituma ukomereka, kunywa amazi biri mu bya mbere. 83% by'amaraso bigizwe n'amazi. Hanyuma ibindi bice bindi bigize umuntu nk'imikaya, insoro, bigizwe n'amazi ku kigero cya 75%. Ubwonko bwa muntu bugizwe n'amazi ku kigero cya 74%. Amagufa y'umuntu nayo abamo amazi ku kigero cya 22%, nayo nabikubwiye. Hanyuma nsoze nkubaza, niba wibuka ikibazo nahereyeho, nakubwiye ngo mbwira ibiro ufite, nkubwire amazi uzajya unywa ku munsi. Ushobora kuba utiyumvisemo mu biro navuze kuko ntabwo navuze ibiro byose, ariko nyandikira muri comment, tuzabishingiraho dukora indi video. Ndi Marie Grace Bagambake, iyi ni Big Grace TV. Niba utarakora subscribe umwanya n'uyu. Ciao, turabakunda.